reka nongere nkushimire wowe unteze amatwi kuri uyu munsi ni itariki ya mbere kwa munani. Abantu mwagiye mumbwira ngo ese Kelly kugenda udukorera ibintu byiza wagiye utubwira filime zasohotse mu cyumweru. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe filime zasohotse iki cyumweru zakozwe na Rocky, Sankara, Gaheza ndetse na Junior Giti. Na Be The Great nakamubashyiriyemo, ariko Be The Great ari gukora filime bita The Internal Flag Dance. Nanahite muheraho. Mwagiye mumbwira ngo uriya mutipe bita Dani situbizi niba tubwiza ukuri, gusa ariko reka ngiye mbakorera ibintu byiza cyane. Filime zaranze iki cyumweru. Ku mwanya wa 10 reka dutangire kuri filime bita Pri, filime y'ibikorwa n'ubuhanga bwo kubaho. Inkuru ikurikira umukobwa ukiri muto uhangana n'umwanzi ukomeye cyane. Niba ukunda action ivanze no kubaho mu bihe bikomeye, iyi filime ni nziza. Yasobanuwe n'umusobanuzi bita Rocky. Ku mwanya wa 9 turasanga filime bita The Over Season ya 2. Yazanye amabanga mashya, ibibazo bikomeye. Niba warabonye season ya mbere, iyi irushaho gukomeza kuba nziza. Iyi filime nayo yakozwe n'uwitwa Rocky. Ku mwanya wa 8 turasanga Daybreakers. Iyi yahindutse ahantu hateye ubwoba, abantu benshi bahindutse ibiremwa binwa amaraso, abasigaye bagomba gushaka uburyo bwo kurokoka. Ni filime ya science fiction ivanze na horror. Iyi filime murabyumva ni vampire, kuko filime dusanga kenshi harimo abantu bagenda bahinduka ibiremwa. Ni filime ibirimo ama vampire. Ku bantu bakunda rero filime z'amagini, iyi filime ndayigushimiye. Yitwa Daybreakers. Iyi filime yasobanuwe na Sankara. Bivuze ngo tudatinze, uwitwa Rocky yasohoye filime ebyiri mu cyumweru. Ubwo twatatse ku mwanya munani twasanze filime ya Sankara yitwa Daybreakers. Gusa kandi ndi kugenda mbashyiriraho, nimwumva mutakishimiye muzambwire nkayindwe ntazajya nkabashyiriraho. Ku mwanya wa 7 twasanga filime bita Rise of the Legend, yasobanuwe na Sankara. Iyi ni filime y'ubuhanga bwo kurwana, ubutwari n'ubutabera. Uzakunda uburyo intambara zayo zakozwe n'inkuru y'intwari irwanira kurwanya akarengane. Iyi filime turayisanga ku mwanya wa 7. Filime dusanga ku mwanya wa 6 ni The Girlfriend, yasobanuwe nayo na Sankara. Ni inkuru y'urukundo n'amabanga. Uko inkuru igenda itera imbere, niko havuka ibintu bitunguranye bituma umuntu atifuza guhagarika kuyireba. Nayo ni filime ya Sankara, ni nziza. Ubwo ku bantu bakunda filime z'inkundo, iyo ni filime nziza. Ku mwanya wa 5 nanihuta cyane, ubwo mpita mbabwira ko Sankara yasohoye filime 3 muri iki cyumweru. Twihuta cyane turasanga kuri filime ya 5 yakozwe n'uwitwa Gaheza, ni XXX Return of Zenda Cash. Uyumvishe neza, ni X3 Return of Zenda Cash. Nivuga kaje ubwo nica na A na G na E, abantu ngira ngo muri kubyumva. Niba ukunda action yihuta, imodoka zidasanzwe n'intambara zikomeye, iyi filime ni yawe. Zenda Cash igaruka mu butumwa bukomeye bwo gukiza isi. Twihuta cyane, ubwo Gaheza yakoze filime imwe iki cyumweru. Reka dufate filime ya 4 turasanga filime bita Ip Man 3. Ip Man 3 yasobanuwe na Junior Giti. Umwarimu wa Wing Chun agaruka ahanganye n'abashaka guhungabanya amahoro, harimo amasomo y'ubupfura, ubutwari n'intambara zidasanzwe. Filime turi busange ku mwanya wa 3 ni filime bita Ip Man 4. Ip Man 4 nayo yahise isohoka, yasobanuwe nayo na Junior Giti. Ip Man 4 ajya muri Amerika ahura n'ibibazo bishya. Ni imwe muri filime zakoze ku mitima ya benshi kubera ubutumwa bwayo n'intambara zinoze. Iyo nayo ni filime nziza. Ku mwanya wa 2 turasanga filime bita Indemnity. Indemnity, ubwo nimvuga Indemnity nkuko bantu bamutabisobanukiye, ni I cyangwa se I na D na E na M na N na E na T na Y. Indemnity yasobanuwe na Junior Giti. Nayo ni filime ya crime na trial, yuzuyemo abahanga. Buri gice gituma wibaza uko inkuru izarangira. Niba ukunda suspense, iyi ntuyicikwe. Filime dusanga ku mwanya wa 1 kandi filime yakunzwe cyane muri iki cyumweru, muri filime zose zasohotse cyangwa zasobanuwe muri iki cyumweru, ni filime bita Ip Man 4 na XX Return of Zenda
Crash na Play ubwo ngira ngo nayivuze izo twabonye ziri mu zakurikiwe cyane n'abakunzi ba action, mu gihe The Girlfriend yakunzwe cyane n'abakunda drama n'urukundo. Filime zaranze iki cyumweru rero nizo ngizo, ntago ndi wafire nizo. Ubwo Rocky yakoze Juna Giti niwe wakozemo filime nyinshi, yakozemo udufilime tune, gaheza akora agafilime kamwe, noze Sankara yakoze dutatu, Rocky akora tubiri. Ngira ngo birumvikana. Niba musobanukiwe rero reka nkusabe gukanda subscribe niba uri mushyashya, hanyuma ukande like, unambwire muri comment ibindi bintu mwajya mwifuza ko twabakorera tujye tubakora ku buryo bwiza. Reka mbashimire, murakoze cyane wowe wageze kuri umunota. Uri umuntu w'umugabo aho uherereye hose, wanatwibwira kandi twaba n'inshuti. Nomero muri description, umuntu wumva izi filime zose yazijyana nta kibazo twazimuhereza ku rufaranga ruke cyane. Muzambwe na mubishaka nyabashyiro n'igiciro cyayo, hanyuma wowe uza witumbwira ni mpereza sasa. Thank you so much, I love you so much. Nge mwumva abanyita Kedi.